rwose urabona njye nawe twagira umuryango koko kuri umuryango rega n'undi turawufite tukimbere y'amategeko reka nkubwize kuri iki kintu urugo ntabwo ari ibintu natekereza uwo munsi ntihite byikora ibyo wasanga umuye n'igitekerezo nta kintu nari mfite muri njye ariko wabitekerezaho umwana wacu utangiye gukura ubizi njye ngakira muhungu yanjye maze imyere akusemana sibye reba ukuntu kagutumira agafashe ikiganza cyawe sha amputuriye sheri karame ngushimiye kunkunda ngushimiye kumpagararaho no mu gihe ntacyo nari mfite ngushimiye kubugize se w'umuntu sugira singikugize se w'umuntu ahubwo ni rurema nyir'imbabazi watugiriye ibambe akatugirira icyizere kingana gutyo cyo kuba ababyeyi n'ubwo abantu bo babonaga bitadukwiye imfura kenshi uziko ziba zaragowe zirera barumuna bazo ntabwo njye nigeze nteta sinzi ubwo aho bituruka muri famiye nta bandi bantu bakina cyangwa bakora ubuhanzi wenda baba barabikomoyeho barahari hari ba Bushombe hari relationship ni mubyara wanjye hari abakiraga kera bitwa bagafotozi nawe ni musaza wanjye hari nk'ishuri umuntu avuga ngo nize narangije ni ibintu burya bigenda uko ubikora filime ziri bigenda bikuzamo cyane cyane iyo ubonye ibyiza ukina imikino myiza ndetse n'abatoza beza ni ukuvuga ngo uretse byo gukina biza segonderi bimwe umuntu afite club abamo y'indimi ya kige nabaga mu teatre nakundaga gukina amateatre ku ishuri sanzwe ariko nyine sinzi nabyo ngo by'ubwana ariko ubwo hari undi wakundaga ntabwo winsetsa ubwo hari nka role ufata koko ukabona irasekeje reba nk'imyaka mfite ngiyi iyo ndi kubwira Kibanka ngusabye ko iri joro utarirenze utarantera inda bivuga nk'uko ugiye uvuga muri museke weshye ubu noneho ndagutegete nari nagusute ngo ujye kureba ahantu uzabyara umwana hanze none nagira ngo ndebe ko ujya gusaka abagore bo hanze ubu noneho uheda aka kanya bose duhita tujya no mu cyumba untera inda byanze bikunde uhita uyintera nisame nerese bwira mbwira koko iyo byumva we ntaguseka manyobwa ibyo byumva guseka uraseka nyine bikarangira nuko dana cameraman byamucanze ugiye gutyo kumva ibyo bintu kubikina nta gira ariko mu by'ukuri yafite ibyo bintu byaje bite nyina ni byaje nk'amanyobwa umukino dode yose baguhaye iyo uri umukino nyamukino bakubwira kugenda utumbagira bakugenda kugenda wunamye bakubwira kugenda uteza amaboko uba ugomba kubikora byose ukabitunganya edega ni akazi inyigisho zihishe inyuma hakumwe nyine bajya bava mu musaza arasara akagwa ku ijambo nyuma yaho bagenda bumva umusaruro urimo bakumva icyo bishatse kwigisha kugeza ubu ngubu izina ryanjye rya Gihayima ntacyo ritwaye rwose numva ari ntacyo ritwaye n'abantu ntacyo bamvugaho kibi kindi numva nta kibazo hanyuma hari benshi bifuza kuba bakina ikinamico ariko yahagera bamubwira ibyo azakina n'imico azakina akumva ntibiri guhura bitewe n'ubuzima bwe bwite wowe ubasha kubitandukanya ukavuga uti Gihayima n'iryanjye ryarampamye nta kibazo ubu umubwiye ngo ninegishe nka padiri nabijyamo wangira umusinzi nkinjiramo wangira mbega ahantu hose washyira najyayo kandi nkumva nta mbogamizi gusa ikinshimisha nuko wenda aho hose aho ngiye haba harimo isomo ndimo nigisha hari isomo biba bigendanye naryo ntacyo ngendo numva bitwaye ku buryo umuntu wakumva afite iyo mpano akumva namusaba ko yayikomeza akabyinjiramo neza rwose kuko no umukino w'ikinamico ni mwiza cyane ntacyo utwaye nkina ndi umukecuru w'umunyamahane
ushwanisha abantu cyangwa wangana ufite urwango pe ufite urwango rukabije nkagira urwango narwo rurenze ariko sikundi niko mbikina gusa amahane yanjye ubundi nayundi nayazana inka ntabwo ari yanjye drosera buriya rero ndigisha burya nabwo mba ndimo kwigisha noneho kandi no mu bukristo uretse no bukristo ndi n'umuvuga butumwa nabwo ndigisha ubwo niwe ndimo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butuma abantu bahinduka bakagira ibyiringiro ni kimwe nk'uko ni batega amatwi museke we bakumva azana inka bakumva uriya mukecuru w'ishyano n'ishyano uwari umeze nka zana inka agomba kubireka azabireka yumve ko abantu bose kuko hariho ugiye nk'abanyibwira bati zana inka iwacu hari zana inka tugira iwacu bazana inka bariho ntabwo ari wowe rwose burya iyo ukinye bariyumva ni uko bimeze hanyuma wenda tugarutse aho ngaho mu gukina uburyo ki abantu bakubona naho utuye muri karitsiye aho biba byifashe biti muri karitsiye ahubwo byabatangaje bumvise babonye ibyo ndimo gukina cyangwa se babyumvise kuko muri karitsiye ntabwo bigeze bambona nk'umuntu wakina kuriya nagize nahagurutse nasaze ukari ugusara tukanavuga ibigambo biteye ubwoba muri karitsiye nta kibazo pe kuko aho ntuye bamaze imyaka igera kuri 40 urumva ko nanjye nahabaye kavukire nta kibi rero banziho cyatuma bumva ko ndi wazana inka nyine urimo gukina nyine bumva ko ndimo gukina ahubwo ugasanga nka mbere wenda ubu baranabimenyereye mbere nyine wasanga bavuga ati rwose biriya bintu urabifata muraho neza bakunzi b'ikinamico Museke Weya njye nitwa Soso uyu ni Sugira so abantu badufana bakunda story yacu muri Museke Weya turabasuje Sugira w'umukene story y'urukundo rwa Sugira na Soso turabasuje cyane muzajye gukurikira Museke Weya ni kuri Radio Rwanda kuwa gatanu saa 2:45 dufite na YouTube channel yitwa Museke Weya ujyaho ibice byose byaciye kuri radio bikagucika biba biri mukomeze mudushyigikire urumva ikintu cyacu mu ikundi musharinge mu magurupe menshi by the way tugire views nyinshi na subs nyinshi generatrice reka ntangire mwiyumvire nawe nguyu naho ubutaka dore na manyobwa bwa manyobwa so babwire bakora subscribe babwire ngo bajye bakora subscribe babwire ngo manyobwa itori vuga ngo mukore subscribe kuri Museke Weya so turabakunda cyane by'umwihariko abafana bacu murabitubwira turabemera mujye mudukurikira cyane